amasaha aragiye we. Gila ngwino nkubwire. Bite se mwana wanjye? Ni byiza. Umeze neza? Yego. Ndi kwihuta ngiye kujya mu kazi. Umeze neza se? Meze neza cyane. Hari akantu se waba watetse ngo umbwire ko numva inzara imeze nabi? None se kujya mu kazi urashaka ngo nkwe ku kantu ko kunywa? Yego, ntagaki se gaha, ntagaki watetse? Agakoma. Watetse agakoma? Okay. Ntacyo nzanira. Girevu nirukanka njye mu kazi. Ndashaka kuzinduka ngo njye gutwara abagenzi hakiri kare. Uyu munsi ndashaka gutaha kare tuze gukina. Harya mbizane? Bizane. Ngaho rero nimureke dusengere ibyo kunywa. Yego. Mana yacu turagushimira ko waturinze kujya kunywa igikoma, ikibazo gitunganye, gitunga umubiri kandi dutunge ubugingo, tukinywa tumere neza mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu, amen. Ndagira vuba isaha zagiye. Igikoma ko mbona kimeze neza. Igikoma ko kiryoshye. Ko se ubu ni wowe wagitetse? Yego. Urambuza uko niwe wagitetse? Ni ukuri. None se iyi nyafu twari dusanzwe tunywa bimeze bite? Ubu niwe wagitetse? Yes. Ubu ni wowe? Papa, wowe nyizera, nkaho wumva uraza kumbwira. Erega ibanga nta handi, ni mu ifu ikozemo. Nakoresheje ifu yongeyemo intungamubiri aho gukoresha ifu isanzwe. Ubu niyo tugiye kujya tunywa hano rwose. Umva, uri umuhanga, ndatangaye pe. Ubu se wagitetse uti? Wabwira abandi bana ukuntu umuntu ateka igikoma kikaryoha gutya? Ego. Kanze mbibabwire. Ibyo kunywa se tube tubishyize ahandi? Ntacyo. Ntukagira gutya ntacyo. Aho bereke abana nabo bazajya bamenya ukuntu batekera ababyeyi babo icyo kunywa. Kiryoshye gite? Muri kumva wagakomeza ukakaba? Ndaje uretseho gato. Igikoma rwose kiraryoshye. Ntabwo umeze nk'iyo. Dore ufata isafuriya ubundi ugaterekaho, ubundi ugakanda hano, Nagara ku ruhande kugira ngo abana babashe kubibona. Kuzanye ibikoresho se? Ngaho dutekereze rero ukuntu igikoma wagitetse. Nafashe keto, nyishyiramo amazi, ubundi nyicomeka ku mashanyarazi, ubundi nkanda ku kabuto gatuma keto yaka. Ubundi amazi arashya. Amaze gushya
mpita mfata ifu nyishyira mu gikombe cyogeje nafashe. ubundi nshyiramo amazi meza akonje. ndakoroga noneho noza n'isafuriya. isafuriya ndangije kuyoza mpita nyitereka ku mashanyarazi. Kuri imbabura? Ku mbabura y'amashanyarazi. ubundi maze guterekaho mpita nsukamo cya gikoma kidahiye. ubundi ndangije kugisukamo mpita mfata ya keto irimo amazi nashyuhije. ubundi mpita y'amazi nashyuhije mpita nyasuka muri cya gikoma kidahiye. ubundi rero ndangije mpita nkanda ahangaha nubwo kari kwaka. mpita nkanda ahangaha ubundi nkahita nkanda ahangaha. nkazana umwuka ubundi nkakoroga. ubundi nkahita nkanda aha nkagabanya cyangwa nkongera. Ukanda ahangaha kugira ngo bigende bite? kugira ngo hiyandikemo imibare nshaka. ubundi nkahita ngabanya. Iyo ukanze hano ahangaha bitanga iki? bitanga komande y'imibare. noneho hano ugakandaho cyangwa nkaha bigatanga komande y'ubushyuhe. noneho kongera cyangwa ukagabanya? nkongera cyangwa nkagabanya. koraho utwereke turebe uko bikora. birakora. noneho nkakoroga noneho ubundi nkagabanya. ushobora kugabanya? nshobora kugabanya. hano ntugabanyira wagabanyije iminota yari irimo. noneho aha naho ubushyuhe nk'uko wari uvuze, hano hakaba ari ah'iminota. ahangaha hano naho kuyatsa, sibyo? no gucomeka birayatsa. gucomeka birayatsa bigashyiramo amashanyarazi, sibyo? noneho hano ugatanga komande kugira ngo itangire ikore. iyo ukoze hano ni ukuzana ni ukugaragaza ubushyuhe hano, igipimo cy'ubushyuhe. noneho nuko bitari kwaka ntabwo nakoze ngo byake. hakore ntacyo byake burundu. ibi ni iki? iminota 10. ubundi nkahita ngabanya cyangwa nkongera. cyangwa ukagabanya cyangwa ukongera. yego. biri kwaka. ego mani, ngaho kupa kugira ngo kugira ngo dukomeze tubwire abana. ubwo ni ukuvuga ngo igikoma komeza utubwire. kugira ngo igikoma gishe nyine urabanza ukanda nkaha ukanda ahangaha hatatu, ubundi ukajya wongera cyangwa ukagabanya. kugira ngo igikoma gishe nyine bituma igikoma gisha neza. ubundi ugakoroga ubundi ugapfundikira. nuko nkazana umupfundikizo nkapfundikira. noneho narangiza gupfundikira hakamaramo akanya, ubundi nkongera nkareba niba kigiye kubira. nkakoroga ubundi nkapfundikira nkareba niba kigiye kumeneka, nkahita mpfundura nkakuraho ubundi nkasuka mu ijage. ubwo kiba gihiye? kiba gihiye. akenshi se ukunda gushyiramo iminota ingahe kugira ngo wenda kitaza guca mbere cyangwa nyuma, cyangwa ubona bikunda gutwaramo iminota ingahe utetse igikoma? akenshi nkunda gushyiramo iminota nk'itanu cyangwa nk'itatu cyangwa nk'ibiri. bitewe n'uko amazi wari wayatetse muri keto yari ashyushye. cyangwa
nashyizemo igikoma. Yego. Noneho ugasuka mu ijage. Warangiza ugashyira no mu bikombe ukazanira umuntu akanywa. Felicitasiyo rero, umva urakoze cyane, watetse igikoma kiryoshye. Namwe rero abaduteze amatwi murumva yuko ubu ngubu ibintu bisigaye byoroshye. Umwana w'imyaka 5 ni ukuri wamwigisha guteka igikoma, ibi ngibi twarabimwigishije agiteka, none urabona ko ateka igikoma afite imyaka 5 yonyine akanywa. Wenda kwimbabura y'amakara sinzi niba yabasha kwicana, ariko plate nk'ingi, cooking plate nk'iyi biroroshye kumwereka ngo umuntu yakiriza hano, umuntu ashyiramo iminota hano, umuntu yongera ubushyuhe hano, arabikora byose. Niba mukeneye mwumva mugira ngo mushidikanye, tuzabikora agiteke cyose mwirebera, ntimushidikanye. Umwana w'imyaka 5 ashobora kugutekera ibiryo rwose, igikoma. Wenda bitewe n'uko zino safuriya z'amashanyarazi ziba zifitemo uburyo bwa timer, aho ushyiramo iminota ku buryo ibintu bitaza kugushirira. Yego, ubwo igikenewe ni iki rero? Mugerageze ntimwibwire yuko abana badafite icyo bakora. Nk'ubu bari mu rugo, mwigisha abantu turimo two mu rugo, babafashe imirimo nta kibazo. Umwana bamurinda inkoni ntibamurinda imirimo. Mubarere mu buryo buboneye uko Imana ibishaka, kandi Imana ntiyanga ko abana batozwa imirimo no gukora kugira ngo bazigire akamaro, bazagirire akamaro ababyeyi babo, bazagirire akamaro igihugu cyabo. Murakoze rero, ubwo twagira ngo tubagaragarize yuko umwana w'imyaka 5 ashobora gukora ibintu bitangaje. Reka tuzasubire, niba hari ibibazo mufite mwumva yuko mwabaza, gira mwandike muri komenti mutubwire uko bimeze. Tuba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umuryango wacu twaritanze ngo tuzajya tugira akantu keza tumenya, tuzakababwira wenda namwe mugaturahinga murebe niba byakora. Mu rugo hano iwacu rwose twaremeye, tuva ku mbabura, tuva no kuri gaze, ushaka ibikoresho by'amashanyarazi ushyiramo iminota kugira ngo nibura bize koroshya ubuzima. Utange na komande. Ugatanga komande, ibintu bikikora. Ubu ibishyimbo tubiteka twiryamiye, twagiye bikikupa, twagiye. Urumva ko rero ibintu birafasha, kandi ntabwo ibikoresho bihenda, nuko wenda bisaba gusa kubyumva no kubitekerezaho. Tuba kuri TikTok, tukaba kuri YouTube, tukaba kuri Instagram, tukaba kuri Facebook. Ni karibu mutubwire uko mubyumva. Ese nawe umwana wawe wajya kugira impungenge wibaza niba ku myaka 5 hari ikintu wamwigisha gukora? Birashoboka. Gira afite imyaka 5 nayo yuzuje ejo bundi, kandi urabona ko yatetse igikoma. Naho utaha rero, naho utaha muture muri komenti mutubwire uko mubyumva. Mugirire byiza, gira ngabaseze. Kandi abana niba bateka bakaba babifashe bazakubwira, sibyo? Murakoze.